Nongeye kubaha ikaze ku bakunzi ba Rwagasabo News nk'uko mubibona imbere ya kamera zanyu cyangwa se imbere ya sikirini zanyu. Nk'uko mubibona aha turi ni mu karere ka Huye, umanuka ugana kuri gare, hamwe gare yahoze umanuka ugana kuri piyasi. Twari turimo twitemberera tugana Huye tureba ibyiza bitatse, byinshi bitatse. Nk'uko mubibona rero kuri sikirini zanyu, aha mubona habaye impanuka aho imodoka ya Prado isekuranye n'igare ku buryo bukomeye cyane. Umunyonzi wari uritwaye agakubita umutwe ku modoka, naho uwo mukobwa nawe yari ahetse nawe agasekura umutwe ku modoka. Impanuka iteye ubwoba cyane nk'uko mubirebesha amaso hano, aho bigoye kuba wasobanura ngo ese uyu muntu cyangwa se uyu munyonzi ndetse n'uyu mukobwa yari atwaye ese bari bubeho. Usibye amaboko ya Nyagasani gusa, twebwe ntabwo twaca urubanza ngo tuvuge uti arabaho cyangwa se arapfa. Ariko nyine nk'uko mubibona biteye ubwoba, biteye n'agahinda. Nk'uko mubireba rero, umunyonzi bitewe n'umuvuduko mwinshi yari afite yamanutse akomeje amanuka agana kuri gare. Bikubitana n'uko iyi modoka nayo yavaga kuri gare imanuka igana hano kuri piyasi, bityo umunyonzi yafashe feri ziba amazi aragenda yinjira mu modoka neza akubitaho umutwe. Nk'uko mubireba mwitegereza kuri sikirini zanyu, iyi modoka uko muri kuyireba yahengamye ku buryo bukomeye cyane. Ibaze rero kugira ngo ikintu cy'icyuma gihengame bitewe no kuba umuntu yakubiseho umutwe. Tekereza nawe nk'umuntu, utekereze kabiri wibaze ngo ese uwakubiseho umutwe we ameze ate, ese ariyumva ate? Bityo birakomeye ku bakunzi bacu, twakwihanganisha abavandimwe b'aba bantu bakoze impanuka, ndetse kandi tunaboneraho kwibutsa abantu bose bagendera mu muhanda, yaba abanyamaguru cyangwa se abatwaye ibinyabiziga ibyo ari byo byose. Muntu uba utwaye ikinyabiziga, reba mbere yo kwambuka cyangwa se mbere yo gufata icyemezo cyo kumanuka wihuse cyangwa se cyo guhurura hagati y'ihuriro ry'imihanda, banza urebe kandi utekereze kabiri, ubanza urebe neza niba nta kindi kinyabiziga. Muntu nawe w'umunyamaguru, irinde kugendera mu mukondo utari uwawe cyangwa se ugendere ahantu hatabugenewe. Gendera ahantu habugenewe, bityo ubashe kwirinda impanuka za hato na hato. Nk'uko mubibona rero, aba bantu polisi imaze kuhagera, irimo irakusanya ibimenyetso kugira ngo babashe kuba bagira gute bakurikirana ndetse banapime bamenye ese iyi mpanuka yatewe n'iki. Ariko nk'uko twebwe tubibona cyangwa se nk'uko ibaye twe tureba, bitewe n'uburangare bw'umuntu wari utwaye imodoka, kuko niwe ubashije kuyitambika. Umunyonzi abura uko abigenza, abura n'aho agana, araza asekuraho. Ariko kandi nanone ntitwabona no kubabwira ko nyine ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho kuba uri mu muhanda anyway, just now ibibazo byaba. Bityo tunashishikariza abantu bose gushaka ubwishingizi. Umuntu wese uri kureba ino video udafite mituweli, uramenye dore amatariki yarageze, gira ushake mituweli. Bityo nawe ejo nuhura n'ikibazo uzagire gikurikirana, kuko impanuka rwose ziraba, ntiziteguza ngo zikubwire ngo impanuka izaba kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Buri munota ku wundi, isaha ku yindi, impanuka yaba. Bityo rero umuntu wese uri kureba ino video utagira mituweli, ngushishikarize gushaka mituweli kugira ngo ejo n'ejo bundi nuramuka nawe uhuye n'ikibazo nk'iki ngiki uyu muvandimwe wacu ahuye nacyo, uzamenye uburyo witwara ndetse uzanagire gikurikirana. Kuko rwose muvandimwe, amagara araseseka ntayorwa, kandi iyo amagara aterewe hejuru nyabona buri umwe wese asamaye. Nuba rero ufite umuntu ugutwaye, yaba agutwaye ku igare, yaba agutwaye kuri moto, waba uri mu modoka ukabona arimo arakora ibintu bitemewe mu muhanda, nyabona wamucyaha, kubera ko amagara araseseka ntayorwa. Kandi buri muntu wese, yaba umuyobozi w'ikinyabiziga, wamubwira uti nyabona ibi bintu urimo urakora ntabwo bihura, kubera ko ejo uramutse ugize impanuka cyangwa se nuba aka kanya uramutse ukoze impanuka, hagati yanjye nawe twese byatugiraho ingaruka. Gerageza ukamubuza ukamucyaha, kubera ko nyabona aramutse akoze impanuka ntabwo ari we wenyine yareba, yabareba mwembi, kubera ko muri kumwe mwembi, ntiwamenya ngo haragenda nde cyangwa se biragenda bite. Bityo niyo mpamvu buri muntu wese rero agomba kuba yashishikariza umuntu wese umutwaye kumujyana gakeya, kumujyana buhoro, kandi ndetse akajya akurikiza amabwiriza yose nk'uko agenwe mu muhanda, agakurikiza amabwiriza yose uko yakabaye, nta na rimwe asimbye. Kubera ko guteshwa ku nshingano gatoya ukavuga uti reka mviyore umuhanda, niho za mpanuka ziva. Abavandimwe, inshuti bavandimwe rero, ku muntu wakoze subscribe turamushimiye, ndetse n'utarakora subscribe kuri
Rwagasabo News yacu, yagerageza agakora subscribe, iyi video ikarangira akoze subscribe kugira ngo abe inshuti yacu bisanzwe, yiyongere mu bafrendi, bityo ajya abona inkuru zacu nk'uko zirimo ziratrendinga cyangwa se zirimo ziracaracara ku mbuga nkoranyambaga, ajya amenya byinshi kandi bigiye bitandukanye. Murakoze rero, tubaye tubashimira ku muntu wese wabashije gukora subscribe, ndetse n'utarayikora nawe yihutire kuyikora kugira ngo ajye akomeza abone amakuru kandi ayabonere ku gihe. Ndabakunda cyane, bye bye, ciao ciao.